iwacu mu rugo iwacu mu rugo iwacu mu rugo iwacu mu rugo ni ikiganiro mugezwaho na radiyo Huguka buri wa gatatu kuva saa 2:30 z'umugoroba na buri cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba. Kurikira iki kiganiro maze urushaho gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'imibanire y'abashakanye, gukumira ihohoterwa rikorerwa mu ngo, uburere bw'abana, ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abashakanye n'ibindi byinshi biganisha ku iterambere ry'umuryango muri rusange. Iwacu mu rugo dusesa inzobe itagenda neza tukabikosora maze tukubaka ingo zizira amakemwa. Iwacu mu rugo kubaka biragoye nabyo kwiyambura bikarusha. Turabasuza rero mwe mukomeje kudutega amatwi ku 105.9 FM, tunabaha ikaze mu kiganiro Iwacu mu rugo twinjiyemo. Ikiganiro nk'uko mwabyumvishe kigamije gusasa inzobe, tukarebera hamwe ibigenda neza tukabishima, ibitagenda neza tukabigaya, hagamijwe kubaka imiryango myiza cyangwa se urugo ruzira amakemwa. Ubwo rero bakomeje kugenda babyumva nk'uko banabimenyereye mu kiganiro cyacu Iwacu mu rugo. Kenshi twibanda ku buryo twakubaka umuryango nyarwanda, ku rugo rwagenda neza, amakimbirane ari mu muryango ese aterwa n'iki, ariko kandi hagamijwe kureba uko ibyo bibazo byose byakemuka, ibitagenda bikagenda neza ndetse n'ibigenda bigashimangirwa. By'umwihariko rero uyu munsi tubafitiye insanganyamatsiko, turarebera hamwe ibikwiye kuranga umugabo mwiza ndetse n'umugore mwiza. Ni ukuvuga ngo turareba abo bantu bombi nk'abantu bagize umuryango. Ni ibihe bikwiye kuranga umugore mwiza, ni ibihe bikwiye kuranga umugabo mwiza, kugira ngo nyine na wa muryango wacu ubone uko utera imbere neza. Aho tukaba turimo kuvuga rero abashakanye, ntago ari umugabo buryo wari we wese agira uko yitwara imbere y'umugore we, n'umugore wari we wese akagira uko yitwara imbere y'umugabo we. Nibyo tugiye kugarukaho kuri uyu mugoroba, ndetse nabibutsa ko mushobora gutanga ibitekerezo byanyu kuri iki kiganiro mwohereza ubutumwa bugufi, muhamagara, musura page yacu ya Facebook, ndetse mushobora no kutwandikira nyine aho ngaho kuri iyo page ya Facebook. Ubutumwa bugufi Violette, ushobora kohereza rero ubutumwa bugufi kuri 0727395846. ni ubutumwa bugufi, ariko kandi ushobora no kuduhamagara kuri 0712125469 ndetse no kuri 0725360956. Kuri Facebook rero umuntu wanyarukiyeho hariho page yacu yitwa Radio Huguka 105.9 FM, ariko byanditse mu magambo nyine akurikije imyandikire nyayo y'Ikinyarwanda. Aho nuza kuhagera urakanda like udukunde. Umaze kudukunda rero uraza guhita ubona post twashizeho y'iki kiganiro Iwacu mu rugo cy'uyu munsi, nuko utangeho ibitekerezo. Ikindi kandi nakubwira nuko iki kiganiro nagikurikirana kuri YouTube no kuri wazana gisanga no kuri SoundCloud. YouTube yacu ni Radio Huguka kimwe na SoundCloud, naho kuri Twitter ya radio ni @Radio Huguka. Turakomeje mu kanya n'ikiganiro cyacu ku buryo burambuye, babwira ko nyindi Brigitte wa Maria, nanjye ndi Violette ufite inema yumbi. Tukaba twiziye n'uruhare rwanyu mwe mukomeje kudutega amatwi muri iki kiganiro. agahinda useke usanga ugukunda wowe bahawe icyicaro ku umutima wanjye nasaga n'uwasinze urukundo
tuganire rimwe na rimwe iyo ndi njyenyine rimwe na rimwe mba ndimo ndota ubona undi ruhande uri musekera yogo ishimwe. aha reka tubahe ikaze mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye ngira ngo nk'uko twabibabwiye twabibasubiriramo tugiye kuganira ku biranga umugabo mwiza n'ibiranga umugore mwiza hagamijwe kubaka urugo ruzira amakemwa dore ko ari nayo ntero y'ikiganiro iwacu mu rugo kitambuka kuri radiyo Huguka ari nacyo muri gukurikirana muri aka kanya. Iyo rero umuntu avuze ngo kanaka ni mwiza vyere burya akenshi umuntu ahita areba ibintu bitandukanye. Ngewe ushaka kumbwira ngo kanaka kuriya ni mwiza ngahita njya kwirebera isura ye areba mu maso uko hameze, hari n'ushobora kureba imyenda yambaye, ushobora kureba uko areshya igihagararo, igitinyiro afite mu maso umurebye nicyo bajya bita ngo n'ubwema. Ukareba isura, ubwo bwiza, ubwo bwema, ukareba ukuntu uwo muntu areba ukavuga uti kanaka ni mwiza afite amaso nk'ay'inyana, ugasanga ni sawa nyine, ugasanga ni sawa inyuma. Ariko uyu mugoroba ibyo tugiye kureberaho ni ukureba ese umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza niba abandi bafite isura nziza inyuma. Ese ni wa wundi wambara neza akaberwa? Ese ni wa wundi utambuka neza? Ni wa wundi utambuka neza n'umwe ufite amabuno manini cyangwa ni umugore ufite amaguru meza? Nuseka se ukabona inseko yirakeye cyangwa nukureba ukaba wakwirukanka cyangwa ukabona afite irembo inyinya ukavuga ngo aseka neza we ni umugore mwiza rwose ukwiye kujya mu rugo. Uwo ni we mugore mwiza cyangwa ni we mugabo mwiza? Umugabo mwiza se ni wa wundi wambara ushyiramo umwenda we, niba ari kositime, niba ari jeans akaberwa. Ibyo ngibyo nibyo tugiye gushakira ibisubizo. Ariko nanone ngira ngo abenshi mu bakunzi bacu bamaze no kubyumva, buriya bashatse banatubwira umugabo mwiza numeze gute, umugore mwiza numeze gute. Turaza kubaha umwanya kuri telefone, ariko babe baduha ubutumwa bugufi kuri ya mirongo twavuze, ndetse banasure page yacu ya Facebook baduheho ibitekerezo, hanyuma batubwira umugore mwiza rero cyangwa umugabo mwiza ntago ari abo ngabo. Oya, ntago ari abo bafite isura nziza, nta nubwo ari abo ngabo bafite igihagararo cyiza, nta nubwo ari babandi bambara bakaberwa nk'uko twari tumaze kubivuga, nta nubwo ari babandi bagendera ikimero, yewe nta nubwo ari babandi baseka ukabona irembo mu kanwa, ahubwo ni babandi bafite ubundi buryo bateyemo imbere ku bijyanye no kumvana hagati yabo, ku bijyanye no kubahana hagati yabo, bafite imiterere karemano ibemerera kuba umwe banira undi neza. Buriya ntitwazita nk'indangagaciro z'ubumuntu, bafite indangagaciro ziranga umuntu nyawe, yaba mu mibanire mu muryango, yaba mu rugo, mu baturanyi se, mu bana, aho agenda, mu kazi, hose aba agomba kugira ibimuranga. Aha ngaha rero nk'uko nyine wavugaga umugabo mwiza ntabwo ari ukuvuga ko waba afite isura nziza runaka, ahubwo hari ibitandukanye biranga umugabo mwiza. Ibiranga umugabo mwiza rero bikaba biri mu byiciro n'ubundi bitandukanye, aho mu kiganiro cyacu turi bugerageze kugenda tureba zimwe mu ngingo zikubiyemo ibiranga umugabo mwiza, atari ukuvuga ko ariko twabimazeyo byose. Bakunzi bacu buri wese aho ari abashobora kuvuga ati ngiye mbona umugore mwiza rumeze gutya, niyo mpamvu n'ibitekerezo byabo bikenewe. Rero nyine ni bya biri twari turi kuvuga ko umugabo mwiza atari ukuvuga ko afite isura imeze gutya cyangwa gutya, ntago ari umugabo wirabura cyangwa se w'inzobe, ntago ari umugabo mugufi cyangwa muremure, ntago ari unanutse cyangwa ubyibushye cyane, ntabwo ari ufite ibimuranga mu miterere n'imigirire ye. Nibiranga uwo mugabo nyine, ntago ari wa mugabo ufite amafaranga menshi, ntago ari wa mugabo ufite ubutunzi bwihariye, ntago ari wa mugabo yewe unafite amazu menshi cyangwa se akazi keza, ntago ari wa mugabo ubarwa nk'intiti. Oya, ahubwo ni wa mugabo ufite ubumuntu, wa muntu uko wari umaze kubivuga, ni umugabo ugera mu rugo rwe akakirwa nk'umwami kubera uko abagize umuryango we bamuzi. Ubwo twahereye ku mugabo turaza kwikuza umugore. Twahereye ku mugabo. Aha ngaha rero mu byo twagiye tureba bitandukanye, Brigitte, umugabo mwiza ngo nuzi gukundwa akaza umugore we ndetse akamwishimira, ariko kandi
akanamwubahisha. icyo nicyo cya mbere. ni ukuvuga ngo hari abavuga ko ntawe hakagombye kuvuga urukundo hagati y'umugabo n'umugore, ariko iyo usuye imbuga zitandukanye za interineti usanga ko umugabo agomba kubwira umugore we ko amukunda, kandi akabimubwira kenshi, yashaka akajya anabimubwira buri munota. abenshi rero baba bumva yuko ngo nta mpamvu yo kumubwira, cyane cyane nk'ababanye igihe aba yumva ko arabizi nyine ndamukunda, ndirirwa mbimubwirira iki se kandi ko abizi. ikindi ukunda umugore we rero aramwubahisha, aho anyuze bakishimira uwo ari we, akaterwa ishema no kuba n'umugore rega bimutera ishema kuvuga niba umugabo amwubahisha, umugabo ufite imyitwarire gutya akubahisha umugore we, ibyo byose n'umugore nawe bimuha ishema mu bandi. iyo uganira n'abagore benshi bakubwira yuko bababazwa no kuba abagabo batabubahisha, rimwe na rimwe babasuzuguza bitewe n'ingeso zitandukanye baba bafite, harimo by'umwihariko ingeso yo gucana inyuma, kuko ni imwe mu ngeso zikunze kugaragaza kutubahana hagati y'abashakanye. ni hahandi umugabo agenda avuga ati buriya suzi impamvu naciye inyuma umugore wanjye, ntafite kariya, ntakora ibi ngibi, ntagira ate. hari n'igihe umugore ntako aba atagira, kandi ariko kakageso nyine kakageso ntikabure. ibi ngibi rero bibabaza abagore kuko bituma umugore asuzugurwa, bigatuma nyine yamusuzuguje, amukorera izo ngeso mbi, yamuca inyuma. babizi barasuzugura uwo mugore, abazi ko umugabo amuca inyuma, ari nako bamutaramana bamunegura, bateye uriya mugore umugabo we buriya ajya kwa runaka. urumva umugore abasuzuguwe nawe ubwe akagira n'icyo kimwaro, kuko byanze bikunze mu bantu. niyo wabibwira umuntu umwe niyo umugabo yabibwira umugore umwe bucya bibwiye undi, bugacya byazengurutse bikagera kuri nyir'ubwite, ari naho agira ikimwaro. baramutaramanye umugore niwe mvugo ngo burya rero umugabo ibyo umugore adafite nyine umugabo yagakwiriye kubyihanganira, kuko nyine nawe birashoboka ko hari ibyo nawe adafite umugore aba ashobora kwihanganira. niyo mpamvu rero umugabo asabwa guha agaciro umugore we, ntamusuzuguze, ariko akanamukundwa akaza. erega buriya wanakundwa akaje umuntu, ukamubwira ko umukunda, ukamubwira ko ari mwiza, uranamwubahisha, kuko uharanira yuko aho uri ishema rye ribi ryawe. ni ukuvuga ngo ntabwo umugabo ukunda umugore we unamwubahisha ashobora kugira gutya agakora ikintu gituma bavuga ngo ni umugabo wa kanaka da, wari uzi ngo se hari undi wakora ibyo. ariko urumva n'umugore baravuga bati niba umugabo we akora biriya, n'umugore nyine urumva arasebera umugabo utinyuka gukora ibi, ubwo umugore we nuko aba atamwitaye, ubwo umugore we nuko adafite ibi, ubwo umugore nuko atajya amukorera, ugasanga umugore nyine atayibaba binyuze mu mugabo. iki ni cyo cya mbere rero kikwereka umugabo mwiza, nuko umugabo mwiza akundwa akaza umugore we akamwishimira kandi akamwubahisha. ni ukuvuga ngo igihe cyose mugabo uba ugomba kumva yuko umugore wawe, niba kuko uri umugabo mwiza, ariko niba uri umugabo mwiza nabikubwira utari umugabo mwiza ukaba wankubita, utari mwiza ntiwabyumva. nta nubwo turi kumwingingira ngo tubimuteremo tuvuge imiterere ye kandi atari ko ateye, ariko turamwigisha ngo abimenye, ashatse yahinduka, kuko burya nta muntu udahinduka. uwo mugabo mwiza rero ngira ngo ikiba gishoboka, ikiba gikwiye kumuranga no gukunda umugore we, icyo ni icya mbere. icya kabiri akamukundwa akazi. icya kabiri ahangaha rero ikindi Brigitte, umugabo mwiza ngo ntahindurwa n'ibihe uko bihinduka. ahinduke nk'ikirere, kuvuga ibihe tukagira ngo ni impeshyi cyangwa izuba cyangwa se n'imvura ryabaye. ni ukuvuga ngo umuntu arashobora guhinduka. ibyo bihe ni bya bindi by'ubuzima, hahandi mushobora kuba uyu munsi mumeze neza, mukize bien muri ku murongo, mufite agafaranga, umutungo muri nawo, mu gitondo mwakena bigahinduka, umugabo arahindutse, cyangwa se mukaba mukennye, wabona amafaranga ugatangira kwirebera tw'udukanzo duhenuye, ugatangira kwirebera b'abagore b'inzobe, kandi umugore wawe mu bukene mwari mufite yari igikara cyiza kikunyuze. ahangaha rero umugabo mwiza ni intwari idahindurwa n'ibihe, byaba ibihe bimeze neza cyangwa se ibihe bimeze nabi, kuko ngo hari igihe abagabo bagenda bahindura imitima bitewe n'uko bavuye mu mibereho y'ubukene bakagira amafaranga, cyangwa se barangiza kubona ayo mafaranga bakabona abagore batakijyanye n'igihe bari barimo, ugasanga umugabo akubereye umunyamahanga da,
bitewe n'uko mugize amafaranga kandi rimwe na rimwe mwaranafatanyije kuyashaka. akaba yakumva ko utari umusirimukazi nk'uwo yifuza, ntiwambara utumini, ntiwambara kora, ntiwambara agaki, kandi nyamara muri bwa buzima mwari mubayemo warihogoza mu bandi bagore kubera ko wamwubahiraga uko mumeze, mwabaga musa neza, ariko ugasanga kubera ibihe umugabo araguhindutse. aha ni handi rero umugabo aza ntabe yagushimisha kuko nk'uko byari bikwiye, ugasigara noneho wowe uhangayitse. Bifite ingaruka nyinshi ibi ngibi. hari abagabo rero bagenda bahemuka gutyo, bagahemukira abo bashakanye kubera wenda ubukene bubaye mu rugo, bagatana n'abagore babo inshingano zo kurera abo babyaranye, ugasanga zirapfuye, bakigira ahandi bashobora kubona ibyo kurya. Kimwe nuko niyo ubukire buje nabwo hari ubwo ubihinduka none bwa buzima bwiza winjemo bugatuma uta uwo mwashakanye nk'aho mwabubanyemo neza. Umugabo mwiza rero ni wa wundi koko uhora ahamye, uhora uko ari, ntahindukane n'ibyo bihe. mu gihe bakize agahora ari wa wundi, no mu gihe bakennye agahora ari wa wundi. Ibyo ni handi ushaka kuzasanga nk'umugabo arimo aganira n'abana bakina, kubera wenda bafite periyodi wenda imeze neza, ugasanga barimo barakina, baraganira neza, barirukanka basimbuka imigozi cyangwa utundi tuntu tw'udukino tw'abana, n'umugore wari nk'uko nguko bakina bitana sheri ishushu cyangwa se bagira gute mu bihe barimo. Ariko ibihe byahinduka ugasanga umugore yahindutse ikindi kintu ntazi, kubera ko ubukene bwateye, wenda haje crise mu rugo, ni ibibazo, arinjira arisha abantu. Ni hahandi rero abanyarwanda bahera bavuga ko basangira ubusa bitana ibisambo. Ntabwo biba byakagombye mu gihe mwasangiraga ibizima, ni nako mwakagombye no gusangira n'ubwo busa, kuko mwarasezeranye mu byiza no mu bibi. Niyo mutarasezeranye imbere y'abayobozi cyangwa se abandi urundi rwego rufite uburenganzira, mwarasezeranye hagati yanyu ubwanyu. Burya isezerano ni icy'abantu bemeranyijeho. uwo mubano ubwanyu mufitanye nawe ushobora kubabera isezerano bitewe n'umubano nyine mufitanye. Si byiza rero ko ubundi umugabo yakagombye gutererana umugore we mu bihe ibyo ari byo byose, ndetse niyo yaba arwaye. Hari igihe umugore ashobora kurwara indwara ikomeye ugasanga umugabo aramutereranye. ahangaha yenda ntibagire ngo turi kwibasira abagabo, ahubwo nuko twahereye ku bagabo. umugabo mwiza numeze gute? Ya Viriti rero buri inshuti nziza uyibonera mu byago. Ni hahandi umugabo nubona mugeze muri ibyo bibazo, ahubwo kunda umugore wawe kurushaho, gakeya mubonye kaba kineza. Niba ari n'uburwayi mwagize, umwiteho birenze uko usanzwe umwitaho. Niba ari ubuzima bwahindutse bwabaye bwiza kurushaho, ewana mububanemo neza, nabwo ni mu buryane ari bwiza. Niba ari ugusohoka musohokane. Buriya nta muntu, nta mugore utasirimuka ngo ase neza nk'abandi. ubimusabye ubona ko bikwiye ukanabimusaba, nta ukanabimusaba ukamubwira ko ari byo bigushimisha, kugira ngo urarikire ibyo ku ruhande. Mubwira uti ariko uzi ko nkunda kubona wambaye gutya. umugore yabyambara kandi ukabibona ko bimubereye. mufashe ahinduke uko ubishaka, ariko wimuta kubera ko wageze mu rundi rwego kandi mwarabanye, mwaranasezeranye kubana akaramata. hanyuma rero ibyo ni bimwe mu biranga umugabo mwiza, ariko kandi tunakomeza burya ngo umugabo mwiza ntasharirira umugore we. ahangaha gusharira mbese ni nko kumubwira amagambo akurugutura, kumubera nk'umusaraba, kumubwira nabi, umugabo agataha aho kugira ngo umugore asusuruke, ukabona arijimye kuko umugabo amubera aramusharirira. gusharira buriya hari igihe umuntu avuga gusharira ukagira ngo ni ibintu bibaho binariho, ariko tubisobanure mu magambo yabyo dutanga n'ingero. dutanze nk'urugero vere turi ikintu gisharira gifite navuga ngo ni icyanga gikarishya ukuntu, nk'urugero nk'umuravumba cyangwa intagarasoryo, cyangwa igishyimbo kirura, cyangwa igishyimbo cyabuze ukashiduka baragitetse mu bindi ukakirya. icyo gihe iyo utamiye wanze ukunze uhita ukambye agahanga kugira ngo ubashe kumira, cyangwa se kugira ngo bigushire mu kanwa, cyangwa ujye gucira. byanze bikunze urijima mu maso, byanze bikunze mbere kugira ikindi ukora wamira, wajya gucira, wabikumisha mu kanwa,
urakambya agahanga iyo ukambije agahanga igikurikiraho nuko mu maso yawe hahita hijima ugahita ubona uhinduye ya sura nziza yawe wari ufite yo kurebana ibinyamuneza neza ukabona irahindutse irijimye. Niho rero umugabo usharira ni nk'uko bameze nk'umuntu wahekenye intagarasoryo. Icyo gihe rero ubwo ntabwo aba ashaririye ku munwa cyangwa se ku rurimi cyangwa mu kanwa, ahubwo ni ku mutima. Urumva we asharirira umugore ku mutima, aramubabaza agira ate, noneho umugore wa mutima ukagenda ukaba umukara kandi weraga. Umugabo mwiza rero ntabwo ashobora kuza yasharira ngo ariko nababwiye ngo iki oya ngo ariko mujya no kuvuga gutyo byonyine niyo wagerageza kuvuga gutyo ukankama bikora urebe kudakambya agahanga urangije gusharirira uwo mwashakanye kuko yahise abona ko yasura yawe ihindutse. Ni nayo mpamvu akenshi burya muzabona niba abagore iyo bashaka kuganiriza umugabo cyangwa ashaka kumusaba serivisi runaka amubwira bari kurebana, nta kindi burya bagamije kureba uko isura yawe ihinduka. Niba isura yawe ishaririye no kuvuga ngo cya kintu ntugishaka, niba idashaririga cyangwa nk'uko yari isanzwe ikeye cya kintu uragishaka. Niyo mpamvu ubwo rero ntabwo ari byiza ni ko umugabo asharirira umugore cyangwa abanzi babana mu muryango, ahubwo ni byiza ko umugabo avuga nituze azirikana ko umugore ari nk'urwabya rudakomeye rushobora kumenwa n'ibintu bitanagaragara ko byamena urwabya nko gusharira. No kuvuga ngo uramenya utazatuma urwo rwabya rusandara kandi rworoshye ahubwo rusigasire kugira ngo rudasandara. Hanyuma kandi umugabo mwiza amara umubabaro ahubwo umugore we, niba yasanze umugore yarababaye aho kugira ngo umusharirire, ese ahubwo wamubereye inzira yo gutuza no kwakira umunezero nk'abandi, byibuze nawe akumva ko bibaho. Nkanga rero nk'uko bigenda bigendekera abantu bose, umugore nawe ashobora kugira ikimubabaza kimuhagarika umutima biturutse ku mirimo akora, ku buzima yanyuzemo, ku bindi bintu bitandukanye, nko yenda ashobora guhurira n'ibibazo bitandukanye nko kuba yahombye niba acuruza, nko kuba umuvandimwe warwaye cyangwa se adafite n'ikindi kitagenda mu buzima. Ahangaha rero umugabo ufite umuco mwiza yagakwiriye kumenya uko umugore we ababaye, akamenya uko agomba kumufasha. Niba ari ibimusaba kumutabara akaba yabikora, ariko akabikorana urukundo nk'uwitabara, nk'uwikorera we ubwe ku giti cye, akaba yagerageza kwishyira mu mwanya wa mugenzi we. Niba ari ibimusaba rero kumwitangira, nabwo akabigirira ko abikunze, nk'uko n'ubundi byose ababikorera urukundo, cyane ko wa mugani uretse n'inyuma yo kuba ari umugore we ababa bahujwe n'Imana yabaremye, nabikore abikora nk'umugore we. Ubundi umugabo aho kugira ngo umugabo mwiza, aho kugira ngo atere umugore umubabaro, ahubwo umugabo mwiza yarakwiriye kuba amara umubabaro umugore we. Wa mugabo we rero niba uri mwiza umara umubabaro umugore wawe, rwose kuraje. Ariko niba wa mugabo utamara umubabaro umugore wawe, se ubwo urumva utamusharirira? Suko se aha ni ikiganiro Iwacu mu Rugo, mukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. turi kurebera hamwe ibikwiye kuranga umugabo mwiza n'ibiranga umugore mwiza. Igigamijwe no kugira ngo habe hafatwa ingamba zituma habaho kubaka ingo zihamye, zigumye kandi z'amahoro. Mushobora rero gutanga ibitekerezo, ntiturakira bari ku murongo wa telefone, ariko mwamuduhaye ibitekerezo byanyu kuri 07 2 7 akaba ari umurongo ushobora koherezaho ubutumwa bugufi, ndetse no kuri page yacu ya Facebook ahanditse Radio Huguka 105.9 FM. udusuye ushaka kuza guhita ubona aho poste twashizeho, hanyuma ukayitangaho igitekerezo cyawe kuri iki kiganiro turimo. Tukaba tukirimo kureba rero ibiranga umugabo mwiza. Ugira ngo ntitugeze ku kintu cya gatanu kiranga umugabo mwiza. Umugabo mwiza ngo yishimira urukundo rw'umugore we. Ahangaha rero ko iminsi igenda ishira ni nako umugore agenda agira impamvu zituma ashobora kugaragaza
kugaragaza ko atagikunda umugabo atari ukuvuga ko atamukunda ahubwo yenda hari igihe biterwa n'uko iyo hatangiye kuzamo abana mbere atarabyara nta wundi yarebaga n'umugabo we ariko iyo amaze kubyara akaba ari kwita ku bana kandi igihe cyo ntikiyongera amasaha n'iminota nibyo twavugaga byo birakomeza bikagenda mu gihe ibyo asabwe gukora byo byongera umunsi ku wundi urumva niba afite inshingano zo kwita ku bana ntabona umwanya wo kwita ku mugabo we umugabo mwiza burya yishimira urukundo rw'umugore we n'igihe bibaye ngombwa ko atarumwereka bitewe n'izindi nshingano umugore aba arimo ni ukuvuga ko umugabo wese rero akwiye kwishimira urwo rukundo rw'umugore we kuko ngo rushobora kuba rwariyongereye nubwo atarimo kuba yagira gute nubwo atarimo kumwitaho urugero amwitaho atanga nk'amategeko mu gikoni ureka nkwereke uyu munsi papa wanyu araza muteka iki n'iki ubwo se umugabo ntaba yitaye ku mugore ariko ubwo muzi ko papa wanyu akunda kurya kare ariko muzi ko papa wanyu atajya yemera gutaha ko mutaha bwije ariko ngo papa wanyu atagira gutya yarangije kukwereka urukundo rero ubwo ntago ari byiza ko nawe wumva yuko ibyo gukorera byose biba birimo urwo rukundo koko no kuharanira ko ibyiza bikubaho ikindi umugabo agomba kwitondera ntikimuze kwishimira urukundo rw'umugore we ni igihe umugore afite wenda nk'umuntu umukurura cyane cyangwa ikipe y'umupira imukurura avuga neza mbese akunda nkunda kanaka ariko uriya musitani ndamukunda oya kuba ashimishwa n'umuntu runaka uririmba neza wigisha neza ukina filime neza cyangwa se ukora ikiganiro cyiza kuri radiyo cyangwa televiziyo bishobora rwose kumubaho akumva amukunda kandi akaba ashobora no kubivuga ibyo byose rero ntabwo bishobora kuba bishobora no kuba ataranamubona ari ukumwumva gusa ibyo rero ntabwo byakabaye ikibazo gituma umugabo atekereza ko umugore we afite undi muntu akunda ngo bibe byaba intandaro yo kumufuhira oya nta ngorane zindi ziba zibimuteye nta n'ikindi kibazo kiba kibimuteye urwo rukundo rw'umugore ruba rugihari umugabo agomba kurwishimira ikindi kuba akunda ikipe cyangwa umugabo adakunda nabyo bijya bibaho vyire nabyo bijya bibaho ugasanga rwose ntibakunda zimwe yawe idini ni nk'uko nguko ukamukundisha idini usengeramo ibyo rero hari igihe bishobora gutuma umuntu atekereza ko ariko uyu mugore ko nkunda ikipe ntayikunde buriya hari ubwo nkunda buriya ntibishobora gutuma yaba atankunda ahubwo yikundira undi ukunda ikipe nk'iyakunda ibyo ntabwo bigaragaza ko atagukunda kuko muri umwe nk'uko nyine muba mubana mukwiye gushimishanya guhozanya hanyuma rero mukaba mwaba umwe ariko atari ukuvuga ngo byanze bikunze mukunda ibintu bimwe kuko ntabwo bikuraho urukundo umugore agukunda wowe wa mugabo we niyo mpamvu ugomba kwishimira urukundo umugore agukunda igihe cyose kuko hari ibisobanuro byinshi bishobora gutuma umugore yaba akunda umuhanzi runaka ikipe runaka ariko bidakuyeho inyito y'urukundo akunda umugabo we hanyuma rero turakomeje n'ikiganiro cyacu ariko kandi ari nako tugenda tureba bimwe mu biranga umugabo mwiza ndetse n'umugore mwiza tukiri ku biranga umugabo ariko ushobora gukomeza gutanga ibitekerezo mu kanya tukaza kuza kubyakira ndetse n'ubutumwa bugufi mugenda mwohereza turaza kubusoma mu kanya turabyinjiramo ibitekerezo tumaze kurangiza iki cyiciro cya mbere cy'ibiranga umugabo mwiza ngo yirinda ubusambo ariko uzi ko ari byo akantu gake abonye aho kugira ngo akikubire aharanira kugasangira n'umugore we kera najyaga mbona abantu papa bakuze atahana igicuma cy'urwagwa arimo kugenda agitembana cyangwa icupa ashyiriye umugore icupa akemera akavuga ati reka naye nshyire marigarita cyangwa se kanakuze cyangwa kanaka wundi izina rye akarivuga ati ubu ngubu akanake urumva akumva ko arake ko amushyiriye urumva uwo mugabo ntabwo abaye igisambo burya ni umugabo mwiza utekereza kwibuka umugabo mwiza yirinda rero ubwo busambo nta gace aho bokereza ihene inkoko cyangwa ifi ngo atahe atura umubi
abandi umubiri wirinda wafatanye n'umugongo baburaye cyangwa Oya. se batetse ibijumba bitagira n'udushyimbo. basangira ibyo. Ntabwo umugabo mwiza asangira byose n'umugore we, umugabo mwiza aba agomba gusangira byose n'umugore we rero n'abana, ntabwo abacura. Ntabwo abacura, barasangira akanabashyira utwo abonye, ariko igihe yenda azi ko mu rugo bihari ntawamubuza kujya gufata ako gacupa cyangwa se kurya ako kantu, ariko akibuka ko no mu rugo ahafite umuntu, ahafite umugore n'abana. Aha ashobora kwibuka ko afite umugore n'abana, kimwe n'uko agomba kubyitaho, kwita kuri uwo mugabo rero n'abana, n'uko agomba kwitwara amaze guhaga ku gacupa. Ni ukuvuga ngo niba uri mu bataha bandika igisa n'umunani, ariko ukaba icyo gihe uri umugabo ko kutahabwa izina kuri umugabo mwiza. Niba kandi urya ibisafuriya n'ibiguruka byo mu kabari ugataha ubaraza ibyo usanze ku meza ngo nta nyama batetse, izo mvange bazikuvana imbere. Icyo gihe nyine iyo ubaza umwana ngo umwana wa nyoko bukwe ngo ubundi ngo ubundi uzi guteka nakuzanaga nkujyana hehe, icyo gihe ntabwo uba uri umugabo mwiza. uba umubabaza icyo umubaza ibyo utamusigiye, uraje wahaze wari inyama uratura imibi, we atetse amazi cyangwa se nta nubwo yafatishije n'izo nkwi n'iryo ziko, uba umubabaza. Iyo umubaza uti ibi mvange mujye mumvana imbere, mujye mugira gute, ahubwo ibyiza nuko amafaranga ujyana muri izo nzira wayaha umugore agahaha, maze mwese mugahembuka, ariko utamwicishije umuhumuro mubi w'ibyo winejejemo nyine we inzara nyine byakomeye mu nda. Ashobora no kuba adafite n'inzara pe, ariko uwo munaba uterwa no kuba umugabo ashobora guterwa no kuba, cyangwa se mu myitwarire agize iterwa no kuba hari ahandi yanyuze agataha ameze neza, mu nda hameze neza kurusha uko umugore ameze. Bwabyo bibabaza uwo mugore. Umugabo mwiza rero ntabwo agira ubusambo, ahubwo asangira byose n'umugore we ndetse n'abana be. Ikindi vire gikomeye cyane kiranga umugabo mwiza nta gaca inyuma uwo bashakanye. Kirazira, uretse no kuba ari icyaha gihanwa n'amategeko y'Imana, bikorwa n'abagabo babi. Ibi rwose bikorwa n'abagabo babi. Nta mugabo mwiza uca inyuma uwo bashakanye. Ngo nubwo rero ubusambanyi busa n'ubwabaye gikwira muri iyi minsi, umugabo mwiza yirinda guca inyuma umugore we, akabana nawe amahoro, atamubangikanye n'abandi bagore cyangwa se abandi bakobwa. Ahangaha rero umugabo mwiza ubundi ntajya mu bandi bagore, cyane ko kuri ubu byarateye mu bana bakiri batoya, ugasanga yewe umusaza w'imyaka 70 yari mu bana b'imyaka 10. Ahangaha rero icyo gihe nujya mu nzira zo guca inyuma uwo mwashakanye, ni bya bindi twahereyeho Brigitte, ntabwo uba umwubahishije, urimo uramutaramba, ariko kandi urimo uranamuhemukira. Abaramuhemukira. Ariko nanone reka mbwira tujye tunavugisha no kuri guca inyuma izo nzira. Uravuze ngo inzira zo guca inyuma uwo mwashakanye, ukagira ngo ni inzira ndende. Wapi gatangira buhoro buhoro, ugashiduka wararundutse burundu, ugasanga byararangiye. utangira amaso yawe wararikiye kanaka, urumva, ugashiduka wakanaka waramukurikiye wararunduye. Ikintu rero kinababaza muri izi nzira zo guca inyuma nuko usanga n'ubundi umuntu ujya muri izo nzira nta byiza, nta mahoro abonamo, nta nyungu, ni igihombo. Ushobora kuba wari ufite butike ihagaze miliyoni 10, iyo watangiye kwinjira muri ubwo busambanyi ujya guca inyuma uwo mwashakanye, ya butike iragenda ikayoyoka, ugacyo ugasanga usigaranyemo 200,000. Ati se byagenze bite? Bikagucanga. Ega ni hahandi Juliette, uretse n'ibyo noneho wagira ngo nta n'ubwenge umuntu aba agifite. Ni handi usanga umugabo w'urugo rwe wifitiye urugo rwe, wifitiye akazi ke keza, ufite n'imodoka ye cyangwa imodoka ze, wifitiye inzu nziza, ufite amafaranga ahagije kuri konte, ahinduka nk'inka iragiwe, akaba yiruka inyuma y'umugore wananiye umugabo we, nawe utagira umutima. Ibaze bene uwo rero nta kindi akurikirana ku mugabo, agenda amubeshya ko amukunda nyine kuko bamushaka ako gafaranga kubera ko aba afite icyo amukura. Ariko iyo amaze kukamumaraho bigenda gute? Ntabwo yongera kukubona, ahubwo ajya ku wundi nawe ufite amafaranga aruta yawe, cyangwa ufite akantu gatubutse amukuraho karuta kawe, kuko ibyawe yamaze kubica amazi, yamaze kubimaramo. Aha ni byiza rero ko umugabo abana n'umugore w'akaramata bavandimwe, mujye mubyumva kandi munabikurikize, kandi nanone ntamurutisha abandi bantu
kugeza igihe cyo gutandukanywa n'urupfu cyangwa se Yesu agarutse aje kudutwara nk'uko kwa pasiteri tubisezeranaho. Kandi burya niyo muri kubwirana ko mukundana uramubwira uti nzagukunda mpaka pe n'ubuziraherezo n'akaramata, nzagukunda akaramata. Ntabwo ujya umubwira ngo nzagukunda nimbona mbonye ubushobozi nkabona akanyogwe ngenda bariko ndarukira. Oya, uramubwira uti tuzabana akaramata nk'akishami n'igiti, tuzatandukanywa n'urupfu. nk'akishami n'igiti. Ishami n'igiti bitandukanywa n'umuhoro cyangwa se wa muyaga ukomeye cyane, wa wundi ukakaye. Rero ntago muba mwasezeranye gutandukanywa n'izo nkumi cyangwa abo bagore bandi bo ku ruhande. Akenshi baba batanafite n'icyo barusha umugore wawe, kuko byose ibyo ujya kubashakaho nawe arabifite. Buriya umwitayeho ukanamwereka ko ubimukeneye abigukorera neza nk'uko ubyifuza. Urwo rukundo araruguhaga ruguhata, hanyuma rugataha umutima wawe kandi mukarusangira mwese mwishimye. hari n'igihe yenda hari ibyo uba ushaka adafite, ariko kubera ko mukundana ukabibona da, cyangwa ukakira ibyo aguhaye. Burya iyo mukundana mwubahana byose biraza. Hanyuma rero umugabo mwiza yita no ku burere bw'abana be, cyane rwose yabyaranye n'umugore, abana ari ab'umugore. Hanyuma rero ugasanga umugabo akwiriye kwita ku burere bw'abana kandi akababera n'urugero rwiza. Burya abana bubaha ba nyina koko, ariko banakeneye inyigisho za ba papa. Ko papa yaratubwiye tujye tugira gutya, ntabwo ambwira ngo genda ubwira nyoko. Ariko papa, none se uziko ku ishuri baduhaye homework, bwira nyoko ayigufashe. None se papa, uziko badutumye uniforme, bwira nyoko azayigurire. None se papa, uziko bimeze gutya kandi wacyana uruwa nyoko. Uziko bituma burya n'umwana abona utashye. Ni kwa kundi burya umugabo mubi yashaririye umugore, ni kwa kundi umugore akambye isura, burya n'abana bibageraho. Uziko umwana iyo umutoteza cyane abona papa atashye, papa araje, niba yari yicaye muri saro agasohoka kugira ngo aticarana na papa we, ese papa bari mwiza. Ngenzi umwana utaruzi izina rya nyina, kubera se yakunda kuvuga ngo nyoko. Bukeye mwarimu aramubaza ati se mama wawe yitwa ndi? Ko akunda abana ku ishuri mwarimu ababaza igihe agera igihe runaka akababaza amazina y'ababyeyi babo, aramubwira ngo mama yitwa nyoko. Ngo nyoko noneho hari indi zina se yajyaga akunda kwita nyina ngo ni Nyiramwiza wa Nkubito. Mwari yitwa nyoko Nyiramwiza wa Nkubito. Urumva kubera ko yabyumva bigaragaza ko umwana nyina afite ikindi kintu icyo ukunze kumubwira kuri nyina kigaragaza mbese intege zawe ubucitse nkeya zo kuba wamurera. Icyo gihe biba bibi rero, biragenda bigakururumba, bigatuma wa mwana atabona uburere yari akwiye, kuko ubundi aba akwiye kubona ubwa se n'ubwa nyina kandi akumva n'amazina ya nyina yariyo, ntiyumve ko ari nyoko cyangwa wa kigore we, ariko wa kintu we. Burya abagabo bo munabi ataha n'ubundi avuga gutyo. Ahangaha rero ubu burere buruta ubuvuke. Kuba ukomeye uri umuyobozi cyangwa se uri umuntu w'umukire cyane ntibisobanuye ko umwana wawe azaba umwana mwiza, ahubwo akeneye kumuba hafi, ukamwigisha, ukamwerekera kandi ukamuhana, ukamwereka ko yakoze nabi igihe bibaye ngombwa, ukamuha uburere. Akeneye uburere, akeneye kumugira uwazaba we ejo hazaza. Wowe mugabo mu rugo, umugabo mwiza kandi agira umwete ku murimo. Ibi ngibi tubisanga no muri Bibiliya mu Mubwiriza igice 9 umurongo wa 10. Ni ukuri uburyo ubunebwe ngo ni bubi, ni n'isoko y'ibibi byinshi. Ufite ubunebwe ntabwo utera imbere, ufite ubunebwe ntabwo ukora nk'uko byakagombye ngo ryaterambere urugo rwifuza rubigere. Ufite ubunebwe nta nubwo ubasha gukora biriya bintu byose twavuze haruguru. Ntawe ufite ubunebwe ngo ujye kwita ku bana, ntawe ufite ubunebwe ngo ujye gutetesha umugore wawe, ntawe ufite ubunebwe ngo umukunde umukundwakazi. Ahubwo iyo ufite ubunebwe nyine bya bindi byose bita bikunanira, kubera yuko ububahiriza amategeko y'abanebwe. Ni ukuvuga ngo icyo ubona cyakagombye gukorwa na kanaka nyine urakireka akagikora. Icyo gihe ukazasanga urimo uravunisha mugenzi wawe kandi mwakagombye gufatanyiriza hamwe kubaka urugo rwanyu. Icyo gihe ukazasanga nubwo wenda ufite umwanya wo kwirirwa mu rugo uyu munsi, ntumufashije n'akantu gato kari kugaragaza ko umufitiye affection cyangwa urwo rukundo. Ndavutanga nk'urugero, burushara kubona wiriwe mu rugo utagiye ku kazi kaguhemba buri kwezi, ukagira gutya. Niba ubona ari mu mirimo mu rugo, ndavuga umugore wawe ari mateka yoza ibyomba agira gute, ukagira gutya ukamucanira nk'imbabu,
akabura cyangwa ukajya kumwongerera nk'amazi mu biryo atetse mu bishyimbo atetse ku ziko cyangwa se niba muri abantu basanzwe badafite ako kazi kabahemba ku kwezi mugahinga mukarangiza akajya kubona akabona umufashe gutera intabire ugira ngo si byiza ariko n'ubura umugabo w'ubunebwe ntabwo uzabishobora uzajya kwikinira amakarita ku irembo cyangwa numara gutera intabire numara guhinga wicare mu muferege urindira arangize gutera intabire si ubwo urwo rugo ruzatera imbere gute cyangwa uwo mugore we azagufata nk'umugabo we gute cyangwa ujya imbere y'ikibuga urindire ko icyayi gishya urindire ko n'ibiryo bishya kugira ngo baguhe nta n'icyo wakoze anagiterure akikwegereze anaguhereza n'isahani n'ikiko wicaye iruhande rwabyo ntabwo ari byiza umugabo mwiza ntabwo ari uko ameze umugabo mwiza yirinda ubunebwe kuko umunebwe wese arifuza ntagire icyo ageraho mu gihe umunyamwete we agera ku byo yifuza arakora akagera ku byo yifuza n'intego ze akazigeraho n'urugo rwe rugatera imbere n'umugore we akamwubaha n'abana bagasa neza kandi bakagira n'uburere bwiza kuko uri umunebwe n'ubukene buraza na bya bindi byose burya biba bihwaniyemo kuko n'umugore ntiyakubaha abona ntacyo winjiza ntabwo byakunda ikindi kiranga umugabo mwiza rero ni uko acunga neza n'umutungo w'urugo na bya bindi bakorera niba ari umutungo cyo kintu cya mbere gihangayikishije muri iyi minsi ni iki ngiki ni izingiro ry'amakimbirane menshi akorwa n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo kuba umwe mu bashakanye adacunga umutungo neza umugabo rero umenya gucunga umutungo w'urugo burya ewana nta kuntu asa ni umugabo mwiza umugabo ucunga umutungo neza akamenya no kuwubyaza inyungu akirinda gusesagura ajyana hirya akirinda gutagaguza akirinda kuyajyana umutungo akirinda kuwujyana mu bidafututse mu bitagize gutatumvikanyeho n'umugore we ari wumva rero ko amafaranga araye cyangwa se ibindi biri mu rugo ari ibye agafata bya bishyimbo ibiro 100 bejeje byose akajya kugurisha yamara kugurisha akajya mu kabari yamara kwizihirwa agatanga inka umugore yaguze cyangwa se babonye biyushya kuya kandi yenda hanyuma bwacya mu gitondo agasigara atanafite nayo kugura isabune yo gufura ipantaro kimwe no mu bahemberwa ukwezi ni nk'uko ugasanga umugore na twa tundi yizigamiye umugabo aramukubita n'ahandi haturuka ngo umugabo yakubise umugore yamwishe ugasanga niba hari utwo bizigamiye umugore yaducunze neza atezana na twa tundi natwo ntujyane umugore yakanga umugabo akaba mukubise urw'ingusho ntabwo ari byiza rero ntabwo umugabo aba ari umugabo mwiza amenya urugo rwe akamenya guteganyiriza urwo rugo rwe akamenya kurya bara akamenya no kwizigamirira akamenya kubitsa akagana amabanki bakamufasha kuzigama kugira ngo n'umuryango we utere imbere nyuma kandi umugabo mwiza arababarira kandi akihangana iyi ni ingingo ikomeye cyane bagabo umugabo wihangana umugore yanamukorera n'ikosa ryarindi abona rimurenza akaryihanganira bagera mu buzima bakabwihanganira niba yagukoshereje burya ntazibana zidakomanya amahembe menya kubabarira no kwihangana ariko burya Brigitte nubwo bitaba ahantu henshi burya kwihangana kw'abagabo uwagize kwihangana arihangana koko ugasanga niba umugore yakoze ikosa umugabo nyine arihanganye arengejeho aramwumvise ariko biterwa nyine nuko umugore aba asanzwe akubaha ibyo rero biva ku mpamvu nyinshi kandi akenshi usanga abantu babana bakagirana amakosa menshi atagira ingano kandi biva no ku mpamvu nyinshi zitandukanye ariko burya ikiza no kwihangana ndetse no kubabarirana niyo mpamvu umugabo akwiye kwibwira ko icyo abona nk'ikosa gishobora kuba kibaye nta kubigambirira ukumva ko umugore atabikoze abigambiriye ukumva ko nta ari bimugwiriye nawe ikosa warikora ko nawe bishobora kuba byakubaho kandi umugore akakwihanganira akaba yanakubabarije kandi kubabarira uwo mugore wawe ntibibe kurenzaho ukabikora ubikuye ku mutima icyo gihe rero uzaba uri umugabo mwiza akantu kanyuma kandi gakomeye no ko umugabo mwiza arangwa no kubana neza n'abandi urugo ni urugendwa umugabo mwiza amenya kubana n'abavandimwe be abaturanyi be abo bakorana n'abandi muri rusange icyo gihe rero ubona n'urugo ni rwa rundi rwiza rugendwa niyo umugabo yaba adahari ukabona umuturanyi aje koza atese abana baramutse neza ese bimeze bite ni ukuri reka nkubwize ukuri yabanye neza burya umugabo wirirwa apfa n'abaturanyi ubusa
utuntu tw'amafuti arengera abantu hahandi ngo uyu muyenzi wa kanaka urubibi rwo kwa kanaka awigije hirya gatoya mu ntambwe imwe gusa cyangwa ikirenge kimwe ariko akababyigije hirya wa mugabo ngo yanyoneye ngo banyicariye ku kabaraza yariye ibyatsi byo mu kwanjye ngo banyicariye ku irembo ngo baramenera amazi mu nzira ntabwo uri aba ari umugabo mwiza umugabo ntabwo aba ari umugabo mwiza rwose kera abagabo baranagwanaga akenshi bakaba barabikoraga ku nyungu z'umuryango wose ndetse yewe n'inshuti zabo ku buryo iyo bavuga ngo kanaka ni inshuti yanjye ukeneye iyo nshuti yanjye buriya nashoboraga kuba nayikugeza nkakubwira nti ni inshuti yanjye kuko nawe turi inshuti mu gihe uyikeneye nkayikugeza aho ari ngiye kuko twanywanye dufitanye icyo gihango uko kubana neza rero ntabwo kuba kukwiye kurangira gusa ngo kube guhagarikiye aho ngaho n'ubwo ubu ngubu batakinywana ngo bace indasaga umwe anywa amaraso ya mugenzi we nk'uko babikoraga hambere hari ibindi bihango abantu bahana kw'iki gihe byonyine kubaka umuntu muri bo byonyine kubaka umuntu bukomeye muri bo bibafasha gukomeza kuba umwe bibafasha gukomeza gukundana ariko kandi nyine umubano mu bantu ugakomeza ukabanya imiryango ngayo nguko rero vire ngo umugabo mwiza so barabyibuka ibyo twahereyeho ariko rero n'abakunzi bacu baragenda badufasha erega nta nubwo ari ibintu biba bidasanzwe Brigitte yenda dushobora kubivuga akavuga bati bariya abantu baba babivanye hehe ni ibintu none se hari ijambo tuvuze ritari ikinyarwanda hari ijambo tuvuze twavuze ngo tuvuye kurishaka mu Bufaransa none tuje kurivuga mu kinyarwanda hano ni ibintu biba biriho bisanzwe kandi bifasha mu buzima bwa buri munsi niba hari ibyo twavanye ahandi atari ibyo mu buzima bwacu duhoramo baraje bitubwire reka tubanze twakira ibitekerezo byabo mu kanya hanyuma tubone kwinjira no mu kindi gice cyo kureba umugore mwiza n'uwuhe Umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima turacyakomeje n'ikiganiro iwacu mu rugo ni ku 105.9 FM tukaba tugeze muri wa mwanya nyine wo kwakira ibitekerezo byanyu duhereye rero kubohereje ubutumwa bugufi ndetse mukaba mwana hamagara ubu noneho tukabakira mu gihe mu kanya kari imbere tuza kureba ibikwiye kuranga umugore mwiza ni bimwe muri byo rero kuko ntago byose twabivimuzi n'imuzingo ibyinshi muba namwe mubizi akaba ari nayo mpamvu tuba tugomba kugenda twungurana ibitekerezo Radio Gukalo. Allo. Oui. Muraho Brigitte na Yumbe. Muraho neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Yego nawe muvandi. Urani Elia. Yego. Ikiganiro twacyumvise ni cyiza. Yego. Ariko buriya mbabara. Ububabara kubera ikeriya. Ubona kumva ikiganiro cyiza nk'iki ngiki. cyakagombye kuba cyakanyuzemo ku maradiyo nk'atanu nk'aya masaha abantu bakacyumva ko kirimo inyigisho nyinshi ukakivuga kabisa ukava mu mizi ukakizamuka ukakigeza hejuru niyo tutatanga igitekerezo umuntu aba yamaze kumva ikintu yakagombye kuba yakuyemo
aba yamaze kumva icyo gukora aba yamaze kumva icyo gukora niba kuko aba bikeneye kandi radiyo nicyo zibeho kugira ngo zitwubake zitwunge n'abantu tutavuga rumwe noneho igihe igitekerezo natanga yego burya mu rugo burya ikintu cya mbere burya gikunda kuvanga ingo kutumvikana hagati y'umugabo n'umugore kumva yuko uri umugabo ukumva ko umugore atari umuntu ufite agaciro imbere yawe kwa kugenda mu bagabo ukaba ari wa muntu unywa inzoga ukagaba ukashyiraho na butamwana ngenda ariko ntutekereze hahandi uba ibyishimo by'agacupa by'akanya gatoya bigatuma ugaba ibintu utateguye umugore yabyumva nawe bikamutungura ikindi ukumva yuko uri umuntu ugomba kwicara hamwe ukabanza ukaganira n'umugore ku byo mugiye gukora kiba cyiza kurushaho mu gihe hari igihe nsaba Imana izamo umugore wize ku ngufu umugore wize ku ngufu kugira ngo bigende gute burya hari igihe uba uri umugabo kwitwa ngo uri umugabo ukaza ukubita umugore ugasanga umugore wamufashe nk'itungo usanga umugore amufashe nk'itungo ariko burya iyo uri umugabo ubasha kuza uhora urwana umugore akagukangaho gatoya hari abagore bagiye bakanga abagabo babo bakabashyira ku murongo noneho bakazajya bumvikana ariko kubera ba badamu ari abantu bakunze gucisha makeya bakemera bagahohoterwa none urifuza wowe wize ku ngufu ntugiye nkurikije ubuswa ngira neza n'ufite wize nka ku ngufu ariko ikindi nishimira ni uko ngiye ngira gutekereza nk'umuntu nkamenya ati uyu ni umuntu nkanjye ababara nkanjye avunika nkanjye ava amaraso nkanjye icyo ngicyo nkagitekerezaho urumva yego ugomba kwishyira mwanya wa mugenzi wawe ukamukunda nibwo uzaba uri umugabo mwiza naho niba wifuza uwize ku ngufu icyo gihe nawe uzaba ufite ibindi uri kugambirira birenzeho erega wongeye no kuba witwa ngo uri umusore ugafata ingamba zo kuvuga ati ngiye kuba umugabo tekereza icyo kintu cyakujemo cyo kwitwa ngo ugiye kuba umugabo ni uko hari icyo urimo urabura kandi utageraho wenyine kandi byongera no kuba ugiye kuzana umugore uri umugabo nibwo ugira gutera imbere kuruta uko uri umusore ubu ngubu mu gihe uba wapanze kubaka urugo mu rugero nkanjye ubu ngubu mba ndi jyenyine ndi gukora jyenyine ariko numva ko ndambutse nzanye umugore nkamuha nako nawe yanakwizanira icyo akora kuruta uko jyewe navuga ngo araje mupangire icyo akora nanjye ngakora ka kazi kanjye tugahuriza hamwe icyo gihe tuzafata ibyo yakoze cyangwa se ibyo nakoze tubijyane mu gutera imbere mu guteza imbere urugo rwacu ibindi bikeya tubyizigamire twitegura no kuba tubavuga wa mwana twabonye niba Imana yamuduhaye azabeho neza atabayeho nk'umuntu utagira ngo ntago yavutse ku babyeyi cyangwa se ntago yitaweho n'ababyeyi bamubyaye kandi cya gihe mu rugo bamuhari hakaba ya magambo meza ashimisha umugore n'umugore akagira amagambo meza ashimisha umugabo kuko twese burya iyo ukurikije ibyishimo by'umuntu usanga ari akantu gatoya amagambo meza yubaka urugo kandi kubwirwa ukumva ukumva ko icyo umuntu akubwira igihaye amatwi kucyumva urakoze cyane Eliya murakoze cyane ku bitekerezo muduhaye amagambo meza yubaka urugo urumva vyore ni nkaho avuze yuko buriya kubwira neza ariko n'ubundi bajya bavuga ko ijambo ryiza ari muri umuna w'Imana iyo ubwiye umuntu neza hari byinshi abasha kugeraho kandi atabigezeho kubera ko umutose ahubwo abigezeho kubera ko abona ko ari ngombwa Radio Gukalo oui Allo aha Radio Gukalo oui Mwiriwe neza Nsabimana Jean Baptiste uherereye he Ihani Rwamagana ku Gikoni yego icyo kiganiro mwaturyohereje cyane nanjye ndi umupapa uri umugabo mwiza ukurikije ibyo tumaze kugaragaza biranga umugabo mwiza cyangwa uri umugabo mubi
ndi igitangaza rwose kuko n'umudamu wanjye no gusaha izi turi kumwe nuko namuha kuko ndi intangarugero cyane. mbese iyo wisuzumye usanga biriya twavuze ubirengeje. Erega mu kanya mumaze kuvuga ngo umugabo mwiza ngo niba hajyaga ijambo ry'Imana cyangwa agaganira n'Imana mukunda cyane kandi inama zose mwatanze ndazikurikiza cyane. Yego ni ukuri. Namubaha akabasuhuza se umudamu wawe muduhe ntacyo. Alo? Yego madamu muraho? Turaho. Mwitwa bande mwe? Twitwa Claudina. Yego Claudine. Nkaba numvikana n'umugabo wanjye neza rwose. Mbese ibi byangombwa biranga umugabo mwiza umugabo warabyujuje cyane rwose. Reka tuze mu kanya tuvuge ibiranga umugore mwiza hanyuma wumve ko nawe ubyujuje hanyuma ubwo buhite muvuga ko urugo rwanyu ari urugo rw'amahoro koko. Muramukoze. Turabifuriza urugo rwiza kandi rugumye. Aha, Radio Gukalo. Oui. Mwiriwe neza. Cyangwa ni muraho. Byose birashoboka. Muraho neza abamama banjye. Yego. Yego. Yereke ko numva takoma. Ndahari hari utuntu nari ndimo gutunganya gato ariko n'ubundi ndakoma. Ubwo ni igisumizi Imana ishimwe. Yego Imana ishimwe. Hari hashize igihe kinini ntabasha kuvugira kuri radiyo numva amajwi yanyu mbatineza no kuri fone yanjye. Iki kiganiro ngewe kiri mu biganiro guka bituma njye nyemera byatari kurushaho ko nyikunda. Nibyo. Ni umusore sindubaka ariko muratwigisha nk'abasore hari byinshi bizatuma twebwe tuzubaka urugo rwacu rugakomera. Nicyo dushaka natwe. Si ukubeshya iki kiganiro wa mugani wa Eliya bibaye byiza biriya byo kugisubizaho hari njye mba numva mwazacengera amasaha mureke ukuntu mwagira muri gahunda za radiyo kikongererwa amasaha. Aha none manishi tugarutse kuri iki cy'uyu munsi ubwo tuba turimo kuzitora izo remarque zose mamudu turimo kuzitora tuzandika tugira ngo tuzarebe nyine icyo gukora ariko reka tugaruke ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wowe wabonye kuri ibi biranga umugabo mwiza nta bindi bikeneye kongerwamo? Reka nkubwire birahari byakagombye kongerwamo. Nk'ibihe? Wenda tuvuge ko umugabo mwiza nanone burangiye mbona ari wa wundi wakwemera gucisha makeya cyane. Alo? Oh la la, Mana ishimwe araducitse. Ntekereza ko ari ikirere nyine kibikoze. Yaratangiye kutubwira ko umugabo mwiza ari umugabo ugomba no gucisha make. Kandi koko ntacyo twavuze mu byo twavuzeho ngira ngo icyo ni ikindi cy'ingenzi twungutse. Radio Gukalo. Oui. Mwiriwe neza. Amakuru Brigitte. Amakuru ni meza. Nayumve ndamusohoje. Nakwikirije rwose. Telefone. Yego telefone. Uriya rero jewe ndi umuntu utamenye ukuntu nteye. Ntabwo nari kugira umugore ngo numva ngo ndashaka kuzana uwize kunguvu kuko yankubita nkababara. Ahubwo gereka ndebe imbuto namwerera kugira ngo noneho abe umugore mwiza kandi nanjye mugaragarire nk'umugabo mwiza. Niba ndi umugabo ukishije make aba ndi umugabo umutega amatwi kandi nkubahiriza ibyifuzo bye, ndatekereza ko urwo rugo rwanjye nawe rwamera neza. Uzarwarangije kuba rwiza. Ni ukuri. Rero ntabwo numvikana n'umuntu wo gushaka ngo wize kungufu kuko baba bagiye guhangana ntabwo bakubaka nk'uko bikwiriye. Ni igitekerezo yatangaga avuga ati wenda haramutse habayeho gato yakatuma musagarira ubwo nawe akamenya kwirwanaho. Ubundi umugabo n'umugore rero mu rugo ikintu cyiza mbona ni uko bakumvikana gushyira hamwe ibintu byo guhangana bikarorera kuko ari byiza. Turi kumwe.
urakoze cyane. Aha Vyuri hari benshi banditse ubutumwa bugufi yaba kuri SMS yaba n'abasuye page yacu ya Facebook bakandikaho, nubwo burya Facebook dukomeza kugenda tuganira ariko buriya turagenda tunyarutsa kuko tugiye kureba noneho ibiranga umugore mwiza. Uyatuma umuntu mwiza ku mutima akakubwira neza ni umugore cyangwa umugabo mwiza. Nuko uyatuma umugabo mwiza n'ibikorwa akora, kuba akoresha ukuri iyo afashe umwanya n'umuryango we bakaganira bakabwiza ukuri ni akaba ari abantu bashyize mu matabo. No kuvuga ngo umugabo mwiza nuho umwanya umuryango we. Yati nta mugabo mubi ukibaho ati kuko basigaye barabacyashye baca kenge ati ariko abagore bamwe barabatetesheje ngo ni uburinganire da ati bariyaya nabi. Aha undi yanditse ati ni Peace Kadafi Ngororero ati abagore bakunda guca inyuma abagabo ati kandi bizatuma tutazana abagore muzirinde ibyo bintu. Ni itegeko se ko abagore baca inyuma abagabo? Ntabwo ari itegeko, nta nubwo ari ihame. Nta nubwo ari ihame. Uyatuma ntibizakubuze gushaka umugore rero kuko abagore bose siko baca inyuma abagabo n'abagabo bose siko baca inyuma abagore. Iki ni kizatume udashaka umugore. Uyatuma umugore mwiza namugereranya na Renata wanjye iyo musanze ansanganiza umutuzo ati nkabona itoto rimurangwaho iteka. Urumva rwa rukundo ati nta ntetereza igihe nahuye n'ibibazo kwa kudahindurwa n'ibihe tubitwaza igitwari tugatwama abatwanga. Agira urugwiro kuko yirinda uwamugwa imbere azize isari, arebera ku masaha akita ku mutware kuko azi ko ari umutwe w'urugo. Wow, uyu Renata rero yarahiriwe. Ndakeka uyu mutoma banamuteye rwose. Umutoma bamutereye rwose urahagije. Renata rwose ngo atembe itoto aramubona kumva buriya iyaba buri wese yabonaga uwe nk'uko nguko. Aha uyanditse ati umugore atanshiye inyuma namutetesha namutonesha atariko mufashe namwica gerezi kambona ati umugore sinamwirukaho ahubwo namukorera ikimukwiye. Akaba ari Peace Kadafi. Umugore sugira ngo yaba ari umugore mwiza reka tuze turebe. Uyati Violette na Brigitte mwiriwe. Umugabo mwiza ni ibikorwa umenya iby'umugore n'abana bakeneye kandi agaharanira iterambere ry'urugo mu bibazo ntamuterane. Ati naho umugore mwiza numenya agaciro k'umugabo akamwubaha ntamusuzugure cyangwa ngo amusuzuguza abana akandi akagira isuku ntibiyacane inyuma. Uyu ni umukunzi wacu w'Iruhindo witwa Claire. Reka tumubwiye ngo nagubwe neza. Kabagambe Ishyorongi ati ngiye sindashaka ariko sinshaka umudamu wanjye. Ati ninshaka umudamu wanjye nzirinda kumubwira mureba igitsure kwa kundi nyine mvuga ishaririye. Ati si bizambaho nzakoresha ubushishozi ndibi bizanezeza umudamu wanjye nzahuha kubyo nzaba mfite niyo natoragura ijana nzaharizana turigabane kubera ko mukunda. Akaba ari Kabagambe Ishyorongi. Nukuri mu rukundo byose burya birashoboka. Hanyuma undi mbere yuko twerekeza kuri Facebook ati mwiriwe yumbi ni Cyuki Ange from Ruyenzi ati ndabakunda mufite amajwi meza cyane mbanje kubashimira kuri iyi nsanganyamatsiko mwatuzaniye ni nziza. Ati ariko hano hari umugabo duturanye yakundaga gukubita umugore cyane ati n'abana bose agakubita ati kandi yabikoraga yahaza inzoga yarananiye abayobozi pe. Ati ariko ikintu gishimishije ni ukuntu umukobwa we w'imfura yagize gutya acaho arigendera ise aramukumbura cyane yiyemeza kureka ibyo byose umwana agaruka mu rugo. Ati ni amahoro ubu bameze neza kandi barashima Imana. Ni ukuri ni byiza burya guhinduka nabyo ni byiza. Ni umugabo wemera guhinduka bari mwiza cyane. Teresfora ati kuba umugabo si ukugira amagambo menshi kugira amatiku si ukugira ukwiyenza ahubwo kuba umugabo ati kuba umugabo no kugira gute ayowe. Ati kuba umugabo ni ukuba intangarugero mu cyiza yirinda ibibi. Undi ati ikiganiro muriho kubisoma birananiye. Ati ikiganiro muriho ni icy'abantu b'abagabo yari babiri bagomba kubahana. Ati tuyizere guturuka iririma
reka tumubwire ngo nagubwe neza. Hello mwiriwe, mugabo mwiza ntarangwa n'intonganya, nukunda umugabo ndetse nukunda umugore ndetse n'abantu bose muri rusange, agakunda gusenga Imana. Ni Patrick. Arakoze Patrick. Yati ikindi kumva ko nta muntu ukurutira umugore ukamuha n'umwanya ukamusohokana, ati cyo kinezeza umugore. Ni Elia. Kuri Facebook reka turebereho hanyuma duce twinjira ku biranga umugore mwiza. Kuri Facebook rero ni benshi bagiye batwereka ko badukurikiye. Ngaha harimo Ambasaderi Nelson, hati turabakurikiye, ati ubutumwa burasimbutse. Ariko kuri telefone yageze ati muraho neza ababyeyi nkunda, umugoroba mwiza. Umugabo rero ngo mwiza nukunda umugore we, naho umugore mwiza akaba ari umugore wubaha umugabo we. Uyu ni Florence uri hariya Igiti. Hanyuma kandi niyo dusaba iteka Pascal aravuga ati ari hariya ku Nyenyeri Rongi, ngo ni byiza ko ngo ni byiza yuko tubana neza, ngo tugerageze kwihanganirana yaba umugabo cyangwa se umugore, kuko bifasha mu iterambere ry'umuryango. Hanyuma kandi Hategeka Imana Jean nawe ati turi kumwe hano i Musanze kandi dukomeje kubakurikira. Hanyuma n'abandi batandukanye bakaba bagiye batwereka ko badukurikiranye, hanyuma tukaba dukomeza n'ikiganiro cyacu. Umugore mwiza rero ubwo niwe twinjiyemo, turimo turareba bimwe mu biranga umugabo mwiza n'umugore mwiza mu kiganiro Iwacu mu Rugo ku 105.9 FM. Ngira ngo mwumvishe byinshi bavuze ku biranga umugabo mwiza, ariko umugore mwiza nawe afite byinshi bura bimuranga. Ariko vere amasaha kubera ukuntu arimo kugenda nyaruka turabicamo vuba vuba, ariko cyane burya umugore mwiza akurikije ibyiza umugabo iby'umugabo mwiza akora byinshi bijya gusa. Niyo mpamvu turibanda ku byo tutabonye ku mugabo. Umugore mwiza rero ngo arangwa no kuganduka no kubahisha umugabo we. Ibi twabibonye no ku mugabo, ko umugabo ari uwubahisha umugore we. N'umugore ni nkuko nguko rero, atabitewe n'ubwoba bw'umugabo we cyangwa se bw'abandi nk'abo mu muryango cyangwa abo hasengera, atabitewe no gutinya guharikwa, dore ko abahugura bubatse hari igihe bahatira abagore kugira uko bitwara imbere y'abagabo babo kugira ngo batazabaharikwa, bagereranya imyitwarire yabo n'iy'indaya, bigatuma rero abagore bahora bagerageza ngo batavaho baharikwa, ahubwo akabikora azirikana indahiro barahiriye mu cyicaro bicaragamo mwirambagiza cyangwa se n'igihe basezeranaga, erega bamenye ko baba barasezeranye akaramata. Byose nyine bikagenda biwaniramo. Hanyuma kandi umugore mwiza agira umwete ku murimo kabisa. Umugore mwiza ni umugore uri active, no kuvuga ngo ntago ari umugore ufite ubunebwe. Ibintu by'ubunebwe reka da. Umugabo arabyutse agiye ku kazi, umugore arakiryamiye. Umugore mwiza, ahangaha abagore bakwiye kugira umwete mu mirimo yabo, bitabujije gukomeza kugira umuco mwiza wo gutunganya ibintu neza nk'uko nyine bikomeza kugenda bigaragara mu migenzereze yabo. Umugore mwiza rero ntaryamira ngo ategeke umukozi. Umukozi igira gutya atunganye banategura ku meza, umugabo agende ku kazi ariye, na wa mugabo burya ibyo umukozi amukorera arabibona, kandi umugore aryamye. Warabona umugore ukora nk'akanyamasyo. Ebona abari wa wundi ninjye kumushushanya uraza gukeka ko hari nigeze nkora nk'akanyamasyo, sibyo? Wiriwe mu rugo ukava mu gitondo saa 11 uri mu Rwanda no koza ibyombo, ukagera saa 6 n'ibyo byombo utarabihanagura. Nta kindi kintu wakoze. Cyangwa se nanone wiriwe mu rugo uri umugore ukaryama ntunafate n'umwanya wo gutekera umugabo ngo abakozi barabiteka. Icyo gihe rwose uba uri umunebwe kandi ikigenda cyawe. Ntabwo afite mu by'ukuri ntabwo usabwa kuba wakoza umugabo cyangwa ngo ubibe wamugira gute, ariko mwiteho umufashe kugira ngo umwereke kuri nakurajeze ako kantu kose ushobora kukamufasha ukamukorera kandi unyarutse, atari ugukururuka uboshye. Kera mu cyiciro ajyaga atubwira ijambo rimwe akatubwira ngo ngo mwihango gukururuka ngo nk'igihuka kiva mu nyo, ngo s'il vous plaît. Reba igihuka ni inzoka ya teniya. Nicyo bita igihuka mu Kinyarwanda. Teniya iyo isohotse ishobora kumara n'isaha 2 iri gusohoka muri anisi kugeza igeze hasi, cyangwa 3 nazo zirashoboka. Ibaze rero umuntu umeze gutyo biba ari bibi. Umugore mwiza arangwa no kwihanganira ibihe
uko bihindagurika kimwe n'umugabo. Kimwe Ntabwo umugore n'umugabo. mwiza ari wa wundi ubona ubuzima bwahindutse mu rugo Yabaye umukire. agatangira kuzamura ibiciro, akibagirwa umugabo ko baruhanye mu bukene, akabona rwose ntimuri mu rwego rumwe kandi uri umugabo we. ntabwo ari wa wundi ubona ubukene bwaje ngo ajye gushakisha aho akura ubundi buryo bwo gutunga urugo. Uwo ntabwo ari umugore mwiza. mu nzira zitari nazo. Ntabwo ari wa wundi ujya gukura ibyinyo kugira ngo abone igitenge cyiza cyo kwambara cyangwa inkweto nziza yo guhagararamo yumve ko akomeye. Ya ni umugore wiyubaha, ni umugore ugendera mu buzima babayemo n'umugabo we kandi bakabubanamo neza. Umugore mwiza bakuzuzanya. Ikindi kandi umugore mwiza rero arangwa no kubana neza n'abandi, imibanire myiza n'abaturanyi, abo mu muryango, iki bituma n'urugo burya ruba nyabagendwa. Ahangaha rero gushobora kubana neza n'abandi no kubitwaraho neza nabyo bifite akamaro kanini kuko bifasha abantu kumenya uko bakemura ibibazo bitabura mu bantu ntibahaburamo ibibazo. Umugore rero iyo amaze kumenya uko abana neza n'abandi nabyo birafasha mu gukemura bya bibazo, mu gufasha gukemura ya mibanire myiza, urugo rukagendwa. Urugo urugendwa ni nkuko twabibonye n'ubundi ku mugabo. Nkuko byabonye ku mugabo no ku mugore ni nkuko nguko. Ntabwo umugore aruza ngo nagera mu rugo agabanya inshuti z'umuryango, nibajya banajya kugera muri uwo muryango banze kubazanya ngo ese nyirakana karahari, kugira ngo batinjiramo kubera ko ahari basigarire ku irembo wenda bakate basubire iyo bavuye. Ntabwo umugore yaba ari mwiza. Umugore mwiza numenya gutegura n'ibiribwa byiza burya Violette, reka nkubwize ukuri rwose. Niyo waba ufite isura nziza kajana, niyo waba ufite ikimero cyiza ugendera unicarira bikamera neza, ariko utazi gutegurira umugabo wawe igaburo rimukwiriye ngo umenye ngo umugabo wanjye akunda iki, kabone nubwo utabikora buri munsi ariko ukagira rimwe uvuga utuye umwanya uhaye sheri wanjye ndamutegurira uyu munsi nijye uteka. Ninjye uteka umutekero uturyo mbese yewe. Ariko uzi ko ibiryo byatetswe n'umugore burya umugabo ashobora kubirya akamenya ko byatetswe n'umugore cyangwa atari we wabitetse kuko biba bifite umwihariko. Abazi inteko y'umugore we ni ukuvuga ngo azi ukuboko kuryoshya ibiryo k'umugore we. Niba akagushuke niba ufite ukuboko kubishya, iyo wabiteguye uwo mwanya wo kubyitaho no kumwitondera awuha agaciro. Kandi binatumerega n'abo mu rugo ariko n'abana mama niwe watetse babirya bafite apeti bigatuma bagira n'ubuzima bwiza. Bagira ubuzima bwiza kubera ko niba atekereza kuri bya byo kurya byo mu rugo nubwo atari we wabikora buri munsi ariko akamenya gusiga agennye ati muteke iki n'iki n'iki, ubwo araba yamenye ko ari indyo yuzuye iri bube yateguye muri urwo rugo, bityo abo mu rugo bagira ubuzima bwiza. Hanyuma rero umugore mwiza nanone Brigitte numenya kuvuga aziga. Ntabwo ari byiza ko umugore biri mu rugo byose ngiye kubitekereza mugenzi wanjye. Burya abagore hari ukuntu bigirira umuco wo kuvuga akaruhuka kubera ko yabwiye runaka ibi. Ntabwo ari byiza kugenda ubwira abantu ibi n'ibi. Burya hari amagambo uba ugomba kuvuga nayo utagomba kuvuga mu mibanire yawe, mu bucuti bw'abantu. Burya ubucuti bushobora kubakwa n'ururimi ariko nanone ururimi rukaba rwasenya ubwo bucuti. Burya umugore nawe agomba kumenya ibyo avuga igihe abivugira n'uwo abibwira, akamenya kuvuga aziga. Umugore mwiza kandi arangwa no kwita ku bashyitsi. Akuzi kugira ngo mu rugo haze abantu umugore yikumire yicare mu ntebe imbere yabo, urabona bicaye muri salo we yafashe irya ndende yimanikiyemo amaguru, ugiye kubona ukabona ahise akatiramo igitotsi, yavuyemo akajya mu buriri aho kugira ngo yicare imbere y'abashyitsi gutyo. Ibaze kugera mu rugo ntibaguhe n'amazi yo kunywa kandi ataguruka. Uzi kugera mu rugo rw'umuntu uricaye uri umushyitsi, umugore araje yaragusuhuje yaryamye mu ntebe uri umushyitsi uricaye, ariko ubwo wamuganiriza Brigitte wamubaza ngo amakuru wagira gute uretse guhaguruka ugataha nta n'ikindi uba ugitegereje muri urwo rugo. Cyangwa se ukabona umugore yifatiye telefone arahamagaye amaze amasaha 3 anatanu muri telefone yicaranye mu rugo hari umushyitsi. Sibyo ibyo bintu ntabwo uri umugore mwiza. Uwo waba uri we wese ntabwo uba uri umugore mwiza. Ikibabaza rero nuko umuntu amara gukora nk'ibyo agafata Bibiliya ngo ngiye mu masengesho ngo ngiye gusenga. Niba utari umugore mwiza ubasha gukemura ibibazo ufite mu rugo cyangwa se utazi kwakira abashyitsi ufite mu rugo, niyo Bibiliya nta kiri bukumarire. Banza ukemura ibibazo ufite aho, umenye kubana neza n'abaturanyi, umenye kwakira abashyitsi. Umushyitsi nazi wawe avuga ati ngiye mu rugo kwa runaka,
maze numara guha agaciro uwo mushyitsi wagusuye uvuga utereka njye no gushima Imana kuko yampaye kuba nishimirwa n'abashyitsi baje bangana. Umugore mwiza kandi rero arangwa n'isuku kuri byose, isuku kuri byose, kuvuga ibikoresho, biribwa, ibinyobwa, ku myambaro, ku biryamirwa, aho hose umugore mwiza aba agomba kuhareba akareba ko ibintu bimeze neza. Umugore mwiza ni wa wundi ujya mu nzu akareba niba inyuma y'akabati hatari umwanda wafasheho, ariko akirinda kubitondanganamo kuko ushobora kuvuga gutyo umugore akumva ko ejo arazinduka ajya kureba inyuma y'akabati ariko nasanga handuye arica umukozi. Oya, ahubwo umugore mwiza numenya ko ibyo bintu bitakozwe, akamenya ko bitakozwe neza, akabikora cyangwa se akanabwira ugomba kubikora ariko afite nanone uburyo abimubwiyemo. Uwo ni umugore mwiza ugira isuku. Nanone kimwe n'umugabo rero Violette, umugore mwiza arababarira kandi akihangana. Ibi nabyo twabibonye no ku mugabo. Ikindi umugore mwiza amara umubabaro umugabo we, no ku mugabo twabibonye kwa kundi umugabo atagomba gusharira ngo abo muravumba w'umugore. Kuko umusore burya kino umusore ashobora kuba yanyuze mu buzima butandukanye ariko kuba ageze iwe yakagombye kuhasanga ibyiza yifuzaga, ibyo yaburiye ahandi akabibonera iwe. Kubera iki? Kubera urukundo rw'umugore no kumumara agahinda no kumukunda no kumwitaho no kumutetesha. Burya umugore aba agomba gukundana w'umugabo nk'uko umugabo agomba gukunda umugore. Bibiliya yo ivuga ko umugore yubaho agandukira umugabo, no kuvuga kumwubaha, naho umugabo agakunda umugore. Ariko ngenda babwira ko umugore n'umugabo bagomba gukundana. Ntawe ugomba gukunda undi ngo akundwe, bose barakundana. Ntawe ufite inshingano zo gukunda undi kandi undi atamukunda, ahubwo bagomba gukundana bose. Hanyuma Vire, ikindi gikomeye cyane kandi gikunze kugaragara no ko umugore atagomba kuba nyirandabizi. Nabyo burya biravuna ngo yigire jokonetu, byose ndabizi. Bavuga nyirandabizi nyine ku muntu wese, aho yaba umugore cyangwa umugabo ugaragaza mu kwirarira kwazi ibintu byose agaragara. Kandi umuntu nk'uwo ntava kwizima, yemera kwibye nibyo bizima gusa nyine. Mbese umuntu kuri buri kintu akaba atanguranwa mu magambo avuga ngo ibyo ndabizi ntacyo wambeshya. Uwo rero ntashobora kwemera ko muganira ngo mujye inama, umwereke ko ashobora kuba yibeshya mu bitekerezo bye, aho ashobora kuba afite intege nke ngo we wamuzamura. Ntashobora no kuba yagirwa inama cyangwa se ngo areke mbese ushyire ku murongo kubera ko abazi byose nyine. Uwo mugore aba ari mubi, uwo mugore ntabwo aba ari mwiza. Twinjire mu bitekerezo. Radio Bukalo. Halo? Oui. Yego, egera hirya inyakiramajwi. Halo? Yego. Uvuga na Fergus Munyandi mu karere ka Kayobe mu ya Kabare. Yego. Abakuri iki kiganiro muri yo. Kuko umugore mwiza ni umugore utaje mu kabare. Uyibemo asiga abana mu rugo. Hano abana umugabo natashaka abana bari mu rugo bonyine. Wanga umugore mwiza n'umugore mubi, kandi umugore mwiza n'umugore uca bugufi, akavugana n'umugabo we neza, agahuza ibitekerezo mu rugo. Kandi umugore mwiza ni umugore utarasahura ibintu babivane mu kabara bimariyemo. Yego. Kimwe n'umugabo rero mwiza kuko mwamuvuzeho, ariko umugore umeze gutyo aba ari umugore mwiza. Umugore n'uwe wasiga mu rugo usanga ibintu yabyoroganiza bisigaye ku murongo, ugasanga yagiye kwaherera amatungo, ugasanga amahane yawe akabije, waba ari umugore mwiza kabisa. Urakoze cyane. Aravuze ngo umugore mwiza nutajya mu kabari ngo anywe inzoga. Burarangiye kumubaza ayinywereye mu rugo akayisinda byo hari icyo akayisindira mu cyumba. Oui. Nakongeraho ku ruhare rw'abadamu. Ugiye kuba uri umudamu ukagira isuku biba ari byiza. Niba uri umugabo wagiye gushakisha ugasanga umugore agiriwe mu rugo yahishije ibyo kurya, ntakarabe umugabo nawe usanga afite iyo suku amubone amwishimire.
ayigize ugasanga wenda yiriwe mu gikoni imyotsi ku munwa ku maso kandi wa mugabo azi inshingano ze yuko agomba gukundwa akaza umudamu we akabura aho ahera amusuhuzanya amuhobera mwene icyo isuku nayo iba ari nziza mbese isuku bagire n'isuku nayo kandi nzi neza yuko iyo utekereje icyo kintu ko wakigiyemo uranahinduka ukumva ko hari indi nshingano wafashe yo kwitwa umugabo ikindi nkaba mbashimira ko murimo muradutegura neza twebwe urubyiruko twazababazwa cyane no kuba twumva ibiganiro turi urubyiruko ejo twakubaka ingo mukumva mwebwe byabageza ati wa muhungu arimo ararwana n'umugore urugo rutameze neza n'urwa Eliya urugo rutameze neza n'urwa kanaka nta kintu twaba twarabakuyeho natwe byatubabaza namwe byabababaza pe murakoze cyane radiyo gukalo wi yego mbarubuki umugore mwiza ariyubaha umugore mwiza ntiyandarika umugore mwiza ahorana umugore mwiza ariyubaha ntiyandarika ahorana isuku kumwe cyane nanjye ndabashimira urakoze cyane ariyubaha ntiyandarika isuku bakomeje kuyishimangira nanjye ndabyemera uyu ati birananiye kubisoma ni Kabagambe ati ubundi umudamu mwiza akorana ubushake byinshi ati niyo yabona umugabo we atameze neza amubaza ibyamubabaje kandi umudamu mwiza yakira neza abashyitsi baba aba hafi cyangwa abakure ati abakira neza aterega umudamu mwiza niyagenda mu nzira n'abantu bakavuga ngo uriya mudamu ni umudamu wa kanaka urumva abahesheje ishema umugabo we iyo ati njye mbona bashakanye kandi bakwiye kurangwa no kubahana ikindi bakamenya kwakira impinduka vuba mu gihe ari nziza ati murakoze ni Anita Ora arakoze nawe uyu ati umugore mwiza ni uwubaha umugabo we nutarangwa n'agasuzuguro ndetse n'udahindurwa n'ibihe ntaci inyuma umugabo we agakunda Imana Patrick akunda Imana cyane ahari ariko iyo hajemo gukunda Imana no kuyubaha burya byose bigenda neza kuko iranabafasha iyo ibona bigiye kuzamba arabaza ati radiyo gukikorera he rero buriya ashaka kuba afite n'undi muntu wenda hari n'undi ubyibaza radiyo gukadukorera i Muhanga niho dufite icyicaro cya radiyo mu nyubako ya Lumina ni hafi y'isoko rya Muhanga niba uhazi neza Patrick hanyuma nanone tukagira ibindi biro i Kigali ku Muhima munsi gato ya hoteli Okapi ku gahanda k'amabuye ngira ngo wahumvisha aho dukorera aho ngaho hombi wahadusanga uretse n'ibyo kandi ngira ngo mujya mwumva imirongo itandukanye mushobora kuduhamagaraho kugira ngo niba hari icyo ushaka kwamamaza niba hari igitekerezo ushaka gutanga niba ari iki wahamagara kuri 0783 ariko ntago ari umurongo wo guhamagara ubaza ngo waramutse ute ngo ndasaba indirimbo oya uyu ni umurongo ukomeye wo gutangaho ibitekerezo radiyo gukalo wi Brigitte wiriwe mwiriwe neza amakuru yawe ni meza yombe amakuru ni meza cyane na ambasaderi Niziyari neza Musanze yego Niziyari umurenge wa Gataraga noneho kuri iki mbere na mbere tumanze mbashimire kuri icyo kiganiro mama wadushiriyeho kuko bagenzi banjye babivuze mbere nanjye ndi umusore ntabwo ndubaka ariko nyine ndabiteganya ni ibintu ku mugore mwiza umugore mwiza ni wa mugore wumva ko agomba kubahisha umugabo we yaba aho ari naho atari akamubera noneho ku kintu kijyanye n'isuku bagenzi banjye bakomeje kuvugaho ibaze rwose ufite umugabo wawe wenda yagiye mu kazi uri mu rugo akaza agasukura utuntu twaye neza twose bagashyira ku murongo agasanga mu rugo harakeye rwose afite ikintu kimushimisha kurusha n'umunaniro yari rwose ahita wibagirwa kubera ko ahita ajya mu mutuzo naho ikindi ariko nanone ntabwo umugore yakubahisha umugore ntabwo yakubahisha umugabo atamwubahisha bisaba kugira ngo buzuzanye bo ubwabo bose bubahishanye kuko wubahishije umugabo wawe wowe atakubahisha urumva ntabwo wabishobora nawe bisaba kugira ngo mwese muhurize hamwe kugira ngo rwa rukundo rwanyu rukomeze rusabagere murakoze mbwira abambasaderi n'abambasaderi bose ngo ntiziyaremye arabakunda murakoze cyane nabo nizere ko bagukunda
nabo baradukunda kandi nabo baradukunda aho yatinda bakurikiye. None se ku bantu batarashakana ni iki bakora kugira ngo urukundo rwabo rugumye rukomere? ngira ngo reka tumurarikire kuzakurikirana ikiganiro tuzaheraho ibikomeza n'ibisenya urukundo. Ni ikiganiro twakabaye turi buzagikore kwa gatatu w'icyumweru gitari ko tuzaturi mu bihe byo kwibuka. Buriya Violette tuzagikora nyuma y'icyumweru cyo kwibuka, nibwo tuzakora ibyubaka n'ibisenya urukundo. Aho ngaho azakurikira azagira icyo akuramo. Iyi ati connection yanze ariko tubateze yombi ni Pasi Hakiziyaremye. Connection birashoboka ko atarimo kubasha kwandika kuri Facebook nkuko bimenyereye, ariko cyangwa se ngo ahamagare uko yabyifuzaga, ariko ubwo atwandikiye nabwo buriya twabibonye ko adukurikiye. Kuri Facebook rero tuyisabe Nelson ati muraho ari Kabeza i Kigali. Ngo nge ntabwo ndi buvuge kuri buri umwe umugabo cyangwa umugore, ahubwo ngenda bavuga kuri bose muri buno buryo. Ibyiza rero ngo by'abashakanye we azi ngo nubwo atarashaka ngo azi ko ari ukumenya. Icyambere ngo nukumenya inshingano zanyu mwembi abashakanye. Icya kabiri ni ukubahana mugakundana nta mwiryane mukiragiza Imana. Icya gatatu ni ukwizerana mwembi abashakanye. Hanyuma icya kane ni ukwirinda kumva amabwire ngo ku buryo byazanamo agatotsi mu mubano wanyu. Ati ni byinshi byatuma ingo zakubakwa zigakomera nta mwiryane. Ngo murakoze mugubwe neza. Arakoze Nelson nawe kutwereka ko adukurikiye, kandi arakoze no ku gitekerezo aduhaye. Nubwo atarashaka bwose ariko nashaka zabazi iyo bigana. Burya gushobora no kuba utarashaka ariko ukaba wagira inama uwashatse. Uyati waduhaye insanganyamatsiko nziza. Ati ngiye mu mpaye devoir nzakora ningera mu Rwanda nabashimiye nikabagambe ishyoronge. Aha ngira ngo rero ikiganiro wacu mu rugo cyo nyine nubwo twavuga ibintu nk'ibikuri insanganyamatsiko mwahamagara mugakomeza, n'ubu biranyereka ko ari abakirimo guhamagara ku murongo wa telefone nubwo amasaha aba yamaze no gukura no gusatira umusozo. Ariko reka duse n'ababa duhiniye hano, ntago navuga ngo turarangije kuko mukomeza kohereza ibitekerezo ku mirongo tugiye kubabwira kuri iki kiganiro, ndetse no kubindi mwifuza ko twazatambutsa mu minsi iri imbere. Ngira ngo byose uko dutekereza kubitambutsa tubitambutsa kubera yuko abenshi muba mwagiye mubyifuza mukatwereka ko mukeneye icyo kintu runaka mu kiganiro nk'iki ngiki. Ni 0783966162. Uwo ni umurongo umwe mushobora koherezaho ubutumwa bugufi. Undi ni 0783066892. ngira ngo naho ngaho rero mwakomeza mwohereza ibitekerezo. Ikiganiro cy'uyu munsi reka tube tugisubitse. Ngira ngo mwumvishe ko twagarutse cyane ku bijyanye na bimwe mu biranga umugore mwiza ndetse n'umugabo mwiza. Buri wese rero ntekereza ko yabashije kubona aho aherereye, niba ari umugabo mwiza wubahisha umugore we, umukunda, umubabarira, umwihanganira, udahindurwa n'ibihe, ubana neza n'abandi, ndetse kandi ugira umwete ku murimo, kandi akaba yita ku burere bw'abana be. Ndetse mwanarebye niba ari umugore mwiza koko, umugore ubabarira kandi akihangana, umugore umara umubabaro umugabo we, umugore utabanyira ndabizi, umugore utabasha kuba yahindurwa n'ibihe ahubwo wihangana ibihe uko bihindagurika agahora ari wa wundi. Akaba umugore urangwa no kubana neza kandi ufite isuku mu bintu byose. Akaba umugore ugira umwete kandi urangwa no kuganduka no kubahisha umugabo we. Ibyo rero ngira ngo bizabafasha ni mu byubahiriza kuba abagore b'indahemuka n'abagabo b'intarumikwa, kandi baharanira ko ingo zabo ziba ingo z'amahoro nk'uko ikiganiro wacu mu rugo tuba tubyifuza. Kuri mikoro rero mwumvaga nge Brigitte wa Maria, nanjye Violette ufite intema y'uko iwacu mu rugo. Iwacu mu rugo ni ikiganiro mugezwaho na radiyo Huguka buri wa gatatu kuva saa 2:30 z'umugoroba na buri cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba. Kurikira iki kiganiro maze urushaho gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'imibanire y'abashakanye, gukumira ihohoterwa rikorerwa mu ngo,
uburere bw'abana, ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abashakanye n'ibindi byinshi biganisha ku iterambere ry'umuryango muri rusange. Iwacu mu rugo dusesa inzobe, itagenda neza tukabikosora, maze tukubaka ingo zizira amakemwa. Iwacu mu rugo kubaka biragoye nabyo kwiyambura bikarushiriza